Abantu benshi iyi filime si irya mbere mwayibonye cyangwa se si irya mbere muyumvisheho, murebeho gato. Hari inkona zihari iminsi ine itambutse uhagaze ahangaha. Iyi filime yitwa Till the End of the Moon. Buriya mu buzima mw'abantu mwe, guca bugufi nicyo kintu cya mbere kiguhesha icyubahiro cyangwa se kikageraho cyakugeza. Iyi filime bita Till the End of the Moon mu Rwanda ngira ngo abayizi murayizi yarahagaze, twayihagarikiye kuri 30 gusa uko byagenda kose hari amakuru yuko izasoka. Ubwo umuntu urebye kino kiganiro yarayibonye cyangwa se yarayirebyeho cyangwa se nawe yarahagaze cyangwa se nawe yarahagarariye kuri 30. Icyo ni icyizere kigomba kumenya ko nidusoza Fate Chooses You iyi filime tugomba kuyikomeza. Ndagira ngo murebe aka kantu gakeya. Abaramukuruye bajya mu buriri. Si ngombwa ngo tubereke inkuru yose ya filime cyangwa se filime yose kubera ko hari udukosa tumwe na tumwe dukora bika ngombwa ko duhanwa cyangwa se duhabwa ibihano ku ma YouTube yacu. Nuvuga ngo guys, ejo ubwo twarebaga inkuru ya Fate Chooses You abantu murayishimira batubwira ko twakomeza tugakora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri rusange full season, nubwo itararangira ariko tugiye kubakorera inkuru igaragaza uko iyi filime cyangwa se icyo ishaka gutanga muri societe. Tubabwire uburyohe bwayo, tubabwire uko itangira nuko iri gusoza. Mu gihe waba uyishaka ndaza kubasigira nomero wayimbaza cyangwa se ukaba wajya kuyireba. Ngo abantu mwese mugeze kuri uwo munota, iki nicyo ugomba kwibuka mbere yuko dukomeza iyi nkuru. Kanda subscribe, wandike comment umbwire niba twajya tubakorera buri nkuru ya episode. Ngo abantu mwese muri hano hari ikintu buri mu buzima dukeneye cyangwa se tugomba kumenya, nuko tugomba kumenya ko tugomba gusobanukirwa buri kimwe. N'impamvu tureba izi filime akenshi na kenshi n'abantu nuko bagenda bivuga nuko nyine tuba tugomba gusobanukirwa ikiba muri icyo kintu. Buriya iyo utakunze ikintu, ndabizi nanjye hari igihe nkora video ntimuyikunde kuko mba mbona igihe mwavireho cyangwa se mwayirebye ahantu mwayigejeje. Iyi nkuru ngo iyi filime hari umusore wakinnye muri Whispers of Fate bamwita Tangarinsi. Ahangaha hari izina yakinishije, usibye ko nyine nanjye mba ngenda nyibagirwa gusa uko byagenda kose kubayirebye cyangwa se nimba kore ikindi gice gikurikiraho bitewe nuko mwabinsabye nzamubabwira. Ngo ni umusore ubwe yavutse cyangwa se inkuru ye itangira ni umubyeyi wabyaye umwana ufite amenyo. Ibaze kuvuka umwana afite amenyo, ni ikintu gisa nkaho nyine gitangaje cyangwa se gisekeje. Icyabaje nuko uwo mwana ari umwana w'umwami, abo yavukanaga nabo akunda umwana umwe. Nyine ubwo bivuze ngo umugore yabyaye abana babiri, abyaye uwa mbere umwami arishima, bamubwira ko asigaye mu ndi mwana. Biba ngombwa ko asanga uwo mwana afite amenyo, ariko ubwo nyine yari demon, nyine yari cyangwa se niwe wari uzaza kurimbura isi, yari demon ariko nyine ntabwo byari bizwi. Ariko uwo mwana nyine avuka afite amenyo. Yanze kurira, igitangaje nuko yanze kurira cyangwa se yanze, urabona iyo umwana avutse biba ngombwa ko abanza kurira, cyangwa se iyo umwana avutse kugira ngo basuzume bamakinge sure ko umwana ari muzima abagomba kubanza kurira. Umwana ntiyigeze arira, ahubwo igitangaje nuko umwe cyangwa se umwe mu bari bari aho ngaho yamushyize urutoki mu kanwa ahita amuruma, amuha amaraso, umwana abona kurira. Bivuze ngo nyine uwo mwana yari demon. Inkuru yose rero uko yakomeje uwo mwana yaraciriwe. Biba ngombwa ko urabizi ibintu by'ubwami cyangwa se ibihugu nk'uko u Rwanda na Kongo biba biri guhangana. Biba ngombwa ko uwo mwana nk'ikiganiro cy'amahoro, umwami biba ngombwa ko amutanga mu bundi bwami bari guhangana. Gusa nyina w'uwo mwana yaje kwicwa, uwo mwana bamushyira mu kiraro. Nyine ubuzima yarabaye bwari bubi. Iyo filime kuba yirebye murayizi, biba ngombwa ko ajya mu bundi bwami. Gusa igitangaje ni iki ngiki, hari umukobwa wigeze guturuka ku wundi mubumba ariko aje kurwanya nyine uwo musore. Babona ko ari nyine byareretswe, biba ngombwa ko ajya mu yindi si, agenda mu yindi shusho cyangwa se agenda mu wundi muntu wabaga aho ngaho muri ubwo bwami umwana yabagamo. Aragenda asanga nyine biratandukanye. Urabona kujya mu rugo ahantu ndende kabone nubwo waba usa n'umwana wabo ari kuri mushyashya, urumva hari ibintu bimwe na bimwe butazi, agenda abeshya ko umutwe waturitse cyangwa se yakubise umutwe hasi akibagirwa. Ibyo birakomeza. Gusa aka kanya igitangaje si kwabwira byose kuko abenshi murabizi, n'abatabizi mwambwira nkajya makora episode kuri episode. Igitangaje nuko aka kanya direct byarangiye nyine
uwo mukobwa n'uwo musore bakundanye, ariko nubwo batakundanye ari ibisazi nyine, n'ubu biracyari ibisazi, ariko and then byarangiye umusore yihebeye umukobwa, biba ngombwa ko ajya guhiga roho mu myaka, ajya mu bihe, mu gusubira inyuma mu myaka 500, hari ahantu hafungukirwa mu myaka 500 nyine. Urumva ni nk'uko bashaka kuvugana wenda ugiye kujya muri Kongo ariko uzamara imyaka 500 cyangwa se muri Uganda, ariko ugiye gushaka umuntu utazi ngo uramushakirayo mu bantu benshi. Gusa uko byagenda kose ageze aramubona, nta kintu kitagira igitambo, yageze aramubona avayo, ariko buri umwe ari ahandi, umwe ari aha undi ari ahangaha, bisanze ku isi gusa, ariko aka kanya biracyari amayobera. Kuvuga ngo inkuru uyu munsi nabategure kuri iyi film bita Till the End of the Moon, ahangaha tuyihiniye. Kuvuga ngo ntabwo twanyuramo yose uko tunyuzemo bwakira bugacya, ahubwo mwebwe icyo mukeneye kumbwira ni dukora episode kuri episode. Hari abantu yego mwarerebye, ariko hari ibintu byinshi mutaragiye mumenya, tukabwira uko yateguwe cyangwa se aho yakorewe n'amafaranga yarashoyemo, tukagenda tubabwira update cyangwa se details zayo nuko yagiye mera. Hariho abantu benshi mutazizi mutarigeze muzireba, icyo ngusaba ni ukutwandikira WhatsApp kuri nomero iri muri screen, ku muntu wabashe kujya ku munsi yasubonye nomero, iyo film ugomba kuyibona ukayihabwa. Ndeni okay, reka dusoreze kuri aka video. Aka ni itangazo cyangwa se ikintu cyashyizweho kuri filime nshyashya tugiye kujya dusohora. Wenda urabona Fate Chooses harabura episode 4 ngo tuyisoze, iyo nayo nimubishaka nzakora ikindi kiganiro cya kabiri. No ngo hari amahirwe turi gutanga, ngo urabona aya masira atangira amashyashya ku bantu barebera filime kuri YouTube n'ubundi mugura kwa DJ Filime. Ninavuze ko mu bantu badukurikira ku macano yose harimo abantu murenga 10,000. Ubwo rero mwemeye mukatwandikira bari munagafata nomero kuri izi filime nshyashya, niyo wajya wishyura season yose, tukagenda tuzohereza umunsi ku munsi bigiye nuko zasotse, nuko ajya ubona filime wacikanwe, kuko hari icyizere cy'uko twebwe dukora abakiriya bacu neza. Reka tubasigiremo aka video mwe mukareba, ubwo tuze gusubira WhatsApp, then munambwira niba bishoboka ko twagira sante twatangira ikindi kiganiro, twatubatangira episode kuri episode. Niba hari na filime ushaka ko twagukoreraho wahitubwira. Murakoze cyane, mwiteho. Yes guys, mwe muri soga cyarakana nje kwabwira mbere yuko dukomeza video yanyu iraje komeze. Uyu mwanya twafashe ko kumugora kujya twaploading saa 10 video ni yanyu, nta bindi by'publicity bigomba kuzamo. Kazi nuvango abantu mwese mureba izi filime zacu cyase twaploading amano ko zo zitari full. Gusa biterwa n'ibibazo by'ama copyright ntago mwapfa kubimenya. Vango abantu bari hano cyase mukunda gasobanuye, murabizi n'ubundi nibisanzwe mugura filime kwa ba DJ. Gusa ko mubona filime nk'iyi Till the End of the Moon nka Fate Chooses mujya kuzibona zimaze imisi sarasotse. Icyo mvuga ni iki? Murabona icyo kurikirwa n'abantu barenga 1,000 cyangwa se 600. Ufashe nomero yanjye ngo muri screen ukanyandikira ndi gushaka abantu 600 bugoreza filime ku mafaranga make cyane, filime nshyashya gusa, iseri nyine nshyashya z'inkota gusa, inshyashya gusa. Wango nkaba mfite abantu bari muri group kwabo, nkajya uko zisotse nkajya nzibashyiraho nkabaca amafaranga make, kuko urabona season ni 3,000 titangira. Uyiguze kwa boss baguca episode mwaguca 1,000, ariko nge nzabaganyiza mbashye ku 1,000 cyangwa se 6 bitewe n'ukuntu mungana, ariko bizaterwa nuko mwaje nyine mungana. Mubaye muri desa nabaca 1,000 kugira ngo have amafaranga afatika cyangwa se kugira ngo ntaza guhomba. Mubaye nka 300 nabaca se kuri 5. Murumva ibyo natari sawa. Fata nomero nyandikire mushyire muri iyo groupe, waba uri mu Burundi, Kenya, za Tanzania hose, Uganda, nta kibazo tuzabibakorera kuri 5 abantu 300. Niyo mwabi 1,000 nzagenda mbagabanyiza nyine bitewe nuko mwaje muri beshi. Rero ujya kwa DJ uvanga ibiki, nanjye vuba neza imbere njye mbariza filime zigisohoka direct muhita mugomba kuzibona. Asi sawa.